Mbikazi uyu numwe mu bagore bake ku isi batunze miliyari y'idolari, akaba numwe mu bagore bavuga rikijyana ku isi binyuze ku mbuga nkoranyambaga. Nta wundi ni Kim Kardashian. Uyu munsi reka turebera hamwe amateka magufi ya Kim Kardashian ndetse n'ibintu 10 abantu benshi batamumenyeho. Nabaye ikaze igihe ritwa Bita Sam, niba utarakora subscribe hano kuri Mukire Entertainment, uyu ni umwanya wo kuba wakora subscribe ugakanda like ukaduha n'igitekerezo muri comment. Kim Kardashian ni umukobwa witwa Robert Kardashian wari umunyamategeko uhambaye cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kim Kardashian yavutse tariki 21 Ukwakira mu mwaka wa 1980, avukira i Los Angeles muri Leta ya California muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umubyeyi we Robert Kardashian yari umunyamategeko uhambaye cyane, dore ko uyu munyamategeko yamamaye cyane ubwo yaburaniraga urubanza rwo witwa O.J. Simpson n'umubyeyi we Kris Jenner, ndetse bikarangira uru rubanza arutsinze kandi mu buryo bwari buhambaye cyane, bikarangira abikoyemo ubwamamare budasanzwe. Robert Kardashian niwe wari umubyeyi wa Kim Kardashian. Uyu mukobwa Kim Kardashian we yatangiye kumenyekana cyane ubwo yari umufasha witwa Paris Hilton, ndetse mu mwaka wa 2007 yakoze ikiganiro kidasanzwe cyatumye amenyekana we n'abavandimwe be ku rwego rudasanzwe. Ni ikiganiro yise Keep Up with Kardashian. Ikiganiro cyitwa Keep Up with Kardashian cyatumye Kim Kardashian yamamara, ndetse we n'umuryango we batangira kumenyekana cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse n'abandi bavukanye be cyangwa se barumuna be barimo uwitwa Kourtney Kardashian, Khloe Kardashian ndetse n'uwitwa Kendall Kardashian. Aba bose bahise baba ibyamamare ku isi binyuze muri kiganiro bise Keep Up with Kardashian. Kim Kardashian yabaye umushoramari ukomeye cyane binyuze mu bigo nk'icyo yise KK Beauty cyangwa se Kim Kardashian Beauty, ndetse n'ikindi kigo cye gicuruza ibintu bijyanye n'imyenda. Kim Kardashian yakomeje kuzamukana ubwamamare bwe binyuze muri ibi bigo yashinze bijyanye n'ubwiza ndetse no kumurika imideri, hamwe n'ikiganiro cyitwa Keep Up with Kardashian. Ibi byose byatumye iri zina ry'uyu muryango urikomeza kwamamara, ndetse Kim Kardashian agira n'abantu mukurikira benshi cyane ku mbuga nkoranyambaga nka Facebook ndetse na Instagram, akomeza kwamamara cyane ku rwego rw'isi. Uyu Kim Kardashian abantu benshi babumenye ubwo yashyingiranwaga n'umuraperi ukomeye cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika witwa Kanye West, ndetse bakaza kubyarana abana bagera kuri 4 barimo uwitwa North West, Saint Chicago and Pasma West. Ubu Kim Kardashian azwi nk'umwe mu bagore bafite inganda zicuruza imyenda zikomeye ku isi, ndetse akaba azwi nk'umwe mu bantu bavuga ikijyana binyuze ku mbuga nkoranyambaga. Reka turebera hamwe ibintu 10 abantu benshi batamenye ku buzima bwa Kim Kardashian. Uyu Kim Kardashian yigeze kuba umufasha witwa Paris Hilton cyangwa se assistant. Kim Kardashian yakoraga assistant mu bikorwa bya buri munsi by'uyu muntu wakoraga ibintu bijyanye n'umwuga w'amategeko, nk'uko na papa we Robert Kardashian buriya ari ibintu yakozemo. Ndetse vuba aha Kim Kardashian aherutse kurangiza muri kaminuza ibijyanye n'amategeko, aho afasha abantu mu kubaburanira ndetse bakaza kurekurwa. Ikintu cya kabiri, Kim Kardashian buriya n'umwe mu bantu bafite ibigo bikomeye cyane mu gucuruza ibicuruzwa by'ubwiza ndetse no kumurika imideri. Yize ibintu bijyanye na business, ndetse mu mashuri ye bivugwa ko atari umuntu umuhanga cyane, ariko mu by'ukuri ngo ni ibintu yabashije kwihanganira ndetse abiminuzamo, uretse ko aherutse kurangiza mu bintu bijyanye n'amategeko. Bamwita Kim Kardashian. Kim Kardashian yigeze gukora akazi ko kugurisha imyenda ishaje, ibi bintu bita abazunguzayi. Mu mateka hari inyandiko zigaragaza ko Kim Kardashian ubwo yari akiri muto nawe yigeze gukora ibintu bijyanye no kuzunguza imyenda ku mihanda. Kim Kardashian afite impano yo gukora marketing ku rwego rudasanzwe, ku rwego rw'uko abantu benshi basigaye bamwiga nk'isomo, bitewe n'uko ari umwe mu bantu babashije kwibrandinga neza cyane ku rwego rw'isi, ibyitwa personal branding.
uyu Kim Kardashian yarimuritse cyangwa se ibyo bita kwi marketing ndetse no kwi brandinga ku rwego rw'uko abantu basigaye bamwiga ndetse n'abantu bose bashaka kubyaza imbuga nkoranyambaga umusaruro no kwimenyekanisha amasomo bakaba bayafatira kuri Kim Kardashian. Kim Kardashian yigeze kuba mu rukundo ndetse n'umuhanzi ukomeye cyane Kanye West mbere yaho, dore ko bigaragazwa ko yigeze gukundana n'umukinnyi wa football witwa Reggie Crush ndetse biza kurangira batandukanye, birangira akundanye n'icyamamare Kanye West, baje kubana ndetse bakaza kubyarana n'abana bagera kuri 4 nk'uko twabivuze hejuru. Ikindi kintu abantu benshi batazi kuri Kim Kardashian buriya yigeze gushyingiranwaho gatatu. Ubwa mbere yashyingiranywe n'uwitwa Diamond Thomas, ubwa kabiri ashyingiranwa n'uwitwa Chris Hampshire, ubwa gatatu ashyingiranwa n'uwitwa Kanye West. Kim Kardashian afite ubuhanga mu bijyanye n'amategeko, aherutse kubiminuzamo, dore ko ubu ngubu yashinze n'ikigo gishinzwe kuburanira abantu, by'umwihariko abantu barengana, yakaba ari ikigo nyine twakwita nka cabinet d'avocat aherutse gushinga vuba, aho afasha abantu mu kubaburanira ndetse no kubarekura binyuze mu mategeko. Kim Kardashian afite amafaranga menshi cyane, dore ko awe ari umwe mu bagore bake ku isi bafite miliyari y'idolari cyangwa se 1 billion. Akaba ari n'umwe mu bantu bavuga rikijyana binyuze mu bigo nk'icyo bise KK Beauty cyangwa se Kim Kardashian Beauty. Akaba ari umwe mu bagore bakunze kwita self made billionaire ku isi cyangwa se abamiliyoneri babashije kuyikora ku isi. Kim Kardashian ni umugore udasanzwe. Kim Kardashian ni umuntu ugira ubwoba bwo kugendera mu ndege. Kim Kardashian nawe abarizwa muri babantu biba bizwi neza ko bagira ubwoba bwo kugendera mu ndege, bitewe nuko nyine ngo baba bumva bishobora kuba byabatera ikibazo. Nyine hari abantu nyine baba barakiza cyane ku rwego rw'uko nyine bagera kuri level yo kumva ko indege atari ikintu batagomba kugendamo, cyangwa se ugasanga ari n'ibindi bibazo bijyanye n'imibiri yabo. Uyu Kim Kardashian nawe ni umuntu ubarizwa muri abo bantu bagira ubwoba bwo kugendera mu ndege. Ijaza rebutara subscribe hano kuri Bukire Entertainment, kanda subscribe ukande like uduwe n'igitekerezo cyawe muri comment, ndetse ahandi hose wagira ikibazo utwandikire muri comment. Hano ni kuri Bukire Entertainment, dukeneye ibitekerezo byanyu kugira ngo dukomeze tubategurire ibiganiro byinshi kandi byiza hano kuri Bukire Entertainment. Twareberaga hamwe ibintu 10 abantu benshi batazi kuri uyu mugore w'icyamamare Kim Kardashian, cyangwa se ibyo bamuziho ndetse n'ibyo baba batamuziho byaranze ubuzima bw'iki cyamamare, ndetse na n'uyu munsi akaba agifite kampani zigomeye cyane mu gucuruza ibikoresho by'ubwiza ndetse no kumurika imideri. Ndabashimiye cyane. Iki ritwa Mr. Sam.